neza. We have group number 2. We have a scenario which is talking about the person who has maniac disorder. Then we are going to play a very good scenario. So stay tuned. Kora ntinze kubyuka bose n'amamara duhitana baramu aramutse ndamuka niko umuntu nkawe w'umusore aya masaha niho byuka cyaryamanye bisaha cyaryamanye wone uri uzana kumbwira ngo naramu ndamuka umva ndare gatatu bwese umva umva nabyutse nteka negeranya ibintu barabana nabo bagiye nkuwa baryama bageze aya masaha umva sinzi ibintu nzakora kugira ngo barabana bajye ubu nzagire nde hoya kansi ariko rimwe uriya mama ntiyasubira nanjye ndabona yasubira uriya ntiyongeye kugira cya kibazo yigeze agira ukuntu yatangiye avuga yigira gutya nabonye ntazi urabona umushiha dufiteho birasaba ko tubibwira dadi rero ni ukuri tugomba kubimubwira niba undi se tataraza none hari iyo arazi turushaho ukuntu tumuhamagara sibyo ugiye kuzana amatelefone ugiye kuyisanga ubushize nabaciyeho ndabakubwira ntimwanambona mukugisha numva ntibikunze telefone yawe nyuma nuko naje kugerageza nayo ntibikunze telefone yanjye yagize ikibazo muri iyi minsi ntabwo biba byoroshye rwose ntabwo biba byoroshye ariko ndamubwira gusa ubansuhuze sawa rero mugire amahoro yego yego cyane twaraburanye rwose bimeze bite na mama Rina cyane natwe tumeze neza ubu ngubu nari mvuye ku kazi urabona ko n'ibikapu by'ibihetse sawa nta kibazo Dadi, amakuru makuru Rina. Dede, amakuru makuru. Sisi kumbona mutishimye byagenze ko. Mama yatubyukiyeho atumereye nabi. Yararwara. Ushobora kuba yagize cya kibazo yigeze agira cyagihe. Nese ibimenyetso nari ndi kubona muri iyi minsi ukuyongera arwara. Ari hehe se? Yagiye yicengeranye mu cyumba. Munsi no hari. Wakomanze yanze gukira. Basize mwari. Bageze mama ameze kuri inzarera twishe. Uburwayi kuko. Dore kwirebera filime ngo tuye ko twinagaye. Ibi ni iki koko? Ariko mami amerewe nabi. ngo turebere Umujinya yarafite sinzi ko yababwiye nabi uko ndi kubibona mu maso yanyu murababaye nkaho yababwiye. Yadututse cyane. Niba tabaye n'ibyo kurya. Ikibazo yagize. Genda umwirebere. turebere uko ameze twebwe twageze Wenda warakukingura. Reka njya kumureba. Byagenze gute? Tujye kumureba. Umudede.
uri mu biki umujeti uri mu biki umujeti ni umujeti ugiye urunyabiriza uko ntakumvaga niyo mashini yanjye yayishyize hasi uko ntakumvaga igihe wanyabirizaga reba kwa Karoli basize amarangi bashyize amarangi y'umuhondo amarangi y'icyatsi irangi n'ibibi reba ikintu cy'umurimo ushaka guhindura iyi parafo ugashyiramo amarangi meza ukagenda neza icyo ushaka ni iki kugira ngo aya marangi akahindura muri iyi nzu akaza asa neza amarangi umva umujeti tuza n'amarangi ushaka yego n'amarangi ushaka ndaje byo kugura amarangi sibyo ngatuza jede ndababwira abatenderi bazategura amarangi ndababwira abatenderi bazategura amarangi babwire baze ntacyo tugenda ariko ntabwo ashaka gufungura supermarket azize amafungura YouTube umuritse ndabikora supermarket na YouTube nkayifungura na YouTube n'urucabana yashyiraho amashusho waje kureba ya marangi mami ashaka amaziga mbye ko ashaka kugura amarangi none nari mwemere ko uyu munsi cyo n'urwadushibuye mu gitondo nibura ugenda kugura amarangi dusabiye amarangi kugura amarangi kugura amarangi nta kibazo amafaranga oya nta kibazo nangiye oya ndashaka kubiretse fashe ibikapu reka bagutwaza ntabwo twabafashe uri kumvunira abana mukangurira abana aha mwashyizemo amafaranga aho harimo amafaranga aha niho ndacunga none se nanjye ntabwo nari nguherutse ariko rero tunyure hariya dusuhuze abaturanyi bacu yaba ari byiza cyane rwose ntabwo twari tubaherutse ariko hari amakuru yabo waba ufite ntayiherutse nanjye ntayiherutse nawe kweri muraho ni amahoro papa Jayden muraho cyane amakuru ni meza ko muvuye mu rugo suza none se ko mwagurukiye rimwe bimeze bite ni amahoro ariko mwese mukagendera rimwe ubona twagiye kugura amarangi ariko tujyana n'umuryango ahandi tubaza niyo mpamvu dukora twese ni amahoro noneho ni amahoro kubona mwikora ibintu byinshi mwese ni amahoro reka tubareke tubareke tuzabasura dukomeze tugende ujye mu ndebera katazajya gakora amakosa yego yego Petero mwiriwe neza nari nguhamagaye rero kugira ngo tuze abarwayi benshi kandi ahanini bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe nagira ngo rero tugire uko tugira bimwe dukoresha umurongo kugira ngo tubashe kubakira neza kandi tubahe serivisi bikwiye urabona ko muri iyi minsi turimo turabakira ariko noneho ugasanga bose abaye nk'abinjiriye rimwe nkawe rero ushinzwe kubakira tugerageze ujye ubinjiza neza uko bakurikirana kandi tugerageze kubahereza serivisi yego nabikora neza kandi birajya ku murongo nta kibazo rwose nabikora neza nta kibazo ntawe uranyuraho keretse urabarembye uri ngombwa ko mukugezaho mbere y'abandi naho ibindi byose nabikora neza nta kibazo tubajya kubareba ntarebe wenda hari n'abahageze muribuka yuko Amina ya nshuti yacu y'umuganga wa muganga wajyaga mvuga ubundi bavugaga kandi nawe yarakubwira abana kandi inshuti yawe mama Jay yari yarambwiye ngo nimbona akanya turamutse tugiye tuzajya kumureba uyu munsi rero tugiye kubanzayo kureba kure wa mwana tugiye kubanzayo tumusuhuze tubone kujya ubwo nta gutiza akajya kureka kwiyama asanga isoko barisize n'igurira amarangi umva ntabwo ujya kuducisha tumusuhuze ntabwo dutsinda cyangwa amarangi kakare we wamukundaga kundusha kakare we wamukundaga kundusha
muzeyide turacaye iminota mike cyane asanga amarange n'imyambazi amafaranga hano ari kumvuna yo kugura amarange nitwa Petero ni njyewe ushinzwe kwakira abakiriya aha ngaha mu ivuriro imibereho iboneye n'ushinzwe customer care muganga Amina arahari tuzewe n'umuryango witwa tuje gusura umuryango aho neza aho muga mukomere cyane yego ni karibu muze rwose uracyakora hano rwose ndacyahakora rwose muze mwiriwe abantu babakeneye neza amakuru iyi mwamusuhuza nta kibazo Sara umeze neza karibu ni mwicaro uraho muga muganga wanjye aba ni babana bajya kugura bakiri bato yego kandi kagakobwa kandi atuvura gake abana baradukundaga cyane wicare nta kibazo Jede nawe wicara aho ngaho yicara none se mumeze gutya tumeze neza tukaba tumaze igihe tutanabaheruka muheruka kuri randevu harashize amezi 4 tutaza ageza amezi 4 cyangwa ariko ntagabyibuka yewe ngiye kwirebera amarange ngiye kwigurira amarange ibyo muvuga bya randevu n'ibiki ngiye kwigurira amarange uhumura ariko na muganga Sara tugeze hano Sara karame umeze ute cyemeze neza nta kibazo na kimwe mfite ubu tuvugana nari ngiye kwigurira amarange ntumbaze umucisha nanga muhe yego yewe fayini nta kibazo na kimwe mfite rwose ngiye kwifungurira YouTube channel nari ngiye kwigurira amarange nari ngiye kwigurira iki none ngiye di fayini yego rwose ndabibona muga urabibona nawe ko ukameze tumaze icyumweru saa 8 abyuka akajya mu mirimo z'ijoro aryama nibura amasaha 2 cyangwa 3 tumaze iminsi ijya muri 3 bimeze gutya abyuka nko mu masaha 8 saa 9 agahanagura inkweto agatera ipasi imirimo yose uzakoresha nijoro arabyuka agatera ipasi akamesa niyo ngerageje kugira ngo nganire nawe urabizi ko urugo rwose abantu bagomba kuganira sinshobora kugira ibitekerezo John yo kuvuga ndabona buriya ni ya krize yagarutse buriya rero nk'uko umubiri wacu ukora ugakenera kuruhuka dukoreshwa n'ukuntu tugira ukuntu nabwo bugera igihe ugakenera kuruhuka urabona Sara uko ameze arakora ntaruhuka mu ndege yuko ari nijoro Sara akeneye kuruhuka ariko kandi ikintu ushaka kose ugerageze kuruhuka Sara ashobora kuba atanafata imiti nubwo mwishe randevu nuko tuba turi mu nagira ngo mbasabe musa n'abirengagije imirimo nubwo nabyo bibaho ariko Sara akeneye umuryango wose ukeneye kwereka Sara urukundo Sara mumufasha kuruhuka John rero ngiye kubahereza imiti Sara mugomba kumwitaho mukita ko imiti yayifashe niba ari ikinini agomba gufata mu gitondo ikindi nimugoroba mukakurikiza hanyuma nimumara kuyigura Sara muhereze umwereka uko biramufasha nta kibazo ugende mukoreshe urakira tujya kugura amarange mwabana imiti ko mbona itandukanye iyi miti ibandikiye rero impamvu ngurindura imiti Sara urabona yongeye kugaruka muri krize
none nabonye ari karundura byazamutse byageze hejuru niyo mpamvu ntongereyeho undi muti kugira ngo mugende mu ikindi cyongera uyu nguyu uraza kumara bya bimenyetso yego ikintu nagira ngo ngusabe uranakoze kugaruka Sara mugerageze kumuba hafi muhereze imiti mumuhe ibyo kurya n'ibyo kunywa kuko iyi miti yanamuca n'intege kandi mumuhereze umwanya wo kuruhuka ikindi kintu mugomba gukora no gukurikirana niba yayinyweye neza kandi mukubahiriza ngaho ujya kwita ku mubyeyi urakoze mukomere cyane murakoze cyane oya muracira ubutaha muzagaruka kuri randevu neza sawa undi yinjire tujya kuganira ni nko gusubira mu bintu byari byasohoye sibyo urabona ko mama yari amaze iminsi arwaye sibyo kandi mwabibonaga sinasanzwe bimeze nabi mu rugo ibintu byose binyanyagiye utamenya ukuntu bimeze buriya ni cya kibazo cyose umugore wanjye urabona ukuntu asigaye yitaho turashimira muganga Amina wamwitayeho urumva ntabwo ugenda n'igitega amatwi wumva ibintu yambwiye umuneza turi kubona mu rugo cyangwa ibyishimo biri mu rugo turabikesha muganga Amina wabimenya se impamvu tubikesha Amina buriya miti yaduhaye niyo yakoze akazi mwarakoze bana mwarakoze ariko ukuntu nabonaga biza rwose bana bihangane bana wihangane kuzatekesha ibiryo bya saa munani reka mbabwire n'ubutaha mujye mubona ibiki kuriya mujye mumbwira urabizi akazi kanjye mfite ushobora kuba ntari mu rugo ariko ubundi buriya sinamujyana nawe wamujyana nose nubona ko Jade nafite imyaka 20 yamujyana maze gukora nzajya mukugira igihe ntahari rero ujye ubwira muganga Amina uruzi ko dufite telefone uhamagare umubwire muganga ibibazo afite cyangwa nanjye unambwira ushobora kuba ntari mu Rwanda urumva ujye umubwira ugishe muganga Amina ikibazo kandi amujyana nawe muzamurambika akaguru ugomba kuruhuka rwose rero genda uzanire ahubwo agafanta n'inywere nukuri kamashimira nanjye bana kuba bicaye ndebetse ndabashimiye pe bana ndabashimiye mwarakoze kwa nanjye muri ibintu bitari byoroshye nanjye isuku nabonaga biza rwose pe ndabashimiye ntabwo n'ukuntu mbivuga rwose uhobera yego rina mwana wa kandi nawe warakoze guhoberana mama cyane iyo utaza twari dusize ari nk'ubuzima wanjye utaza twari tuhashiriye rina turishimye uhoberane bana uhoberane nk'uko rero mwabibonye umukino tumaze gukina tumaze kubona umumama ufite ibibazo bya bipolar disorders yari yagize ikibazo yongeye yagize crise mwabonye ukuntu umuryango wamubaye hafi bamujyana kwa muganga atari ku gitutu bamufasha bamubwira nyine ko ibyo akeneye ari byo bigiye kwa muganga rero buriya ni uburyo bwo kugira ngo tuba twerekana ko kwita ku bantu bafite biriya bibazo bigiye bitandukanye byo mu mutwe kubera yuko nabo ni abacu ikindi kintu rero gikurikiraho mwabonye ukuntu umuryango mwitaho bakamuha imiti akajya yinywa ku gihe bikagira aho ngaho umuntu agasubira muri eta normal mwabonye ibimenyetso umurwayi aba afite igihe afite iriya ndwara ya bipolar disorder ubwo rero murakoze cyane gukurikira umukino wacu twizeye ko wabaryoheye